Mwiriwe nshuti abakunzi ba Moriya TV, turabaramukije mwebwe mwese aho muherereye kuri aya masaha. Abaho iwabo bwije turabaramukije, aho bukeye nabwo ni mwaramutse. Nibisanzwe n'ubundi. Uyu munsi twagendereye aho umukozi w'Imana. Ahangaha tumaranye igihe kirekire tubonana, ariko uyu munsi twaje kumuramutsa kugira ngo tubashe kuganira. Turakwigereje Bwana Kigeli. Murakoze cyane. Pastor, duherukana ryari? Duherukanye kera kabisa, kera 2006. 2006. Urakaze neza. Murakoze cyane. Uyu ni Moriya. Yego. Yitwa Moriya. Moriya. Musozi Moriya. Musozi Moriya. Hanyuma urabasha kwibwira abantu batakuzi kuri Moriya? Yego. Witwa nde, urinde, ukomoka he, kujya kwacu kwa Kinyamurenge? Murakoze cyane. Ubwo uyu mwanya mwiza mutuboneye kugira ngo dushobore kuganira, dukorane ikiganiro cyiza cyungura ubwenge kandi cyo gushaka kumenya ibisekuruza by'umuntu cyangwa se umuntu ari we. Ariko mbere yuko tugira icyo twivuga, reka tubanze dusenge Imana, kuko n'ubundi tugiye gukora ibiganiro bya Gikristu, kandi ibiganiro bya Kristo byose Imana niyo ibanza muri byose. Yego yego. Dore ko uhagaze mu buryo bukwiriye, ukabura inyuzuro y'amagambo, ukabura ubwugamo bw'abantu bose, ukabura ibineza neza by'imitima yacu, ukaba witwa Jambo, ukaba waraduhaye ijambo n'ijambo, ukaba tugira ijambo twahawe na nyir'ijambo. Asante. Igihe cyari kirekire tutabonana n'umuvandimwe. Yego. Ariko kandi Imana warinze ubugingo, urinda umubiri, urinda na roho. Yego. Natwe uraturinda, twongeye kubonana, tubonaniye kuri uyu musozi muri iki gihugu cya Amerika, ndetse muri Kentucky. Imana ntako utakize ngo urinde ubuzima n'umubiri. Tukaba tugiye gukora ikiganiro, abazacumva bose kizagere ku ndibazo ku mitima yabo, bazanyurwe naco. Ndabizi ko yatangije umurimo mwiza muri iki gikorwa arizawusohoza. Umurimo wa Yesu Kristo ni ugukora ubushake bw'Imana ndetse no kuzuza icyo Kristo yasize ko tugomba gukora. Imana ishimwe kuko ihora turangaje imbere iteka muri Kristo Yesu. Tubisenze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen amen. Amazina yanjye nitwa Kigeli Mazuru, kaba ndi umukongomani mu bakongomani batuye muri Kongo, abandi bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ruguru twari dutuye ruguru mu Mibunda, mu Bikuba, kuri Sepake. Twahavuye kera tuza gutura muri Bzura. Twabaga muri Bzura mu Cyambu. Mwabaga mu Cyambu? Uri umugabo urubatse? Ni umugabo ndubatse, mfite umugore umwe, ngira abafasha babiri. Umufasha wa mbere ni umugore tubana mu nzu, tubyaranye abana 7. Umufasha wa kabiri ni Umwuka Wera, kuko niwe uzubana natwe ibihe byose. Asante cyane. Yego. Pastor, ni nanone twavuze ko twaje kuri Moriya, umusozi Moriya. Tubwire gatoya kuri Moriya. Murakoze cyane. Umusozi Moriya ni ukuvuga ngo umunsi umwe Imana yigeze kugerageza Iburahimu, kandi imugerageza ishingiye ku mwana we. Iramubwira ngo urashaka ko ajya gutamba Isaka, bamushane mu gihugu cyo cya Moriya, umusozi Moriya. Umusozi Moriya. Yego. Noneho Imana irangije, Iburahimu ngo aragenda. Inyigisho za Bibiliya zivuga ngo Iburahimu ngo ntiyigeze abwira umugore Sara ikigeragezo gikomeye Imana yari yamuhaye. Urabona Isaka, umuhungu we Isaka. Yego. Bisobanura ngo ni uguseka, ni umunezero, ibyishimo. Yego. Ni ukuvuga ngo Iburahimu rero mu bisanzwe
igihe Eliya yari ari ku musozi Karumeli ngo yakoresheje amazina atatu akomeye cyane. Yakoresheje izina rya mbere Iburahimu, Imana ya Iburahimu, bivuga ngo ni Imana y'igicaniro. Imana tubona Iburahimu yabanye n'Imana ku gicaniro. Izina rya kabiri yakoresheje n'izina rya Isaka, bivuga ngo ni Imana y'igisubizo, Imana yuzuza ibyo yavuze. Imana yacu icyo yavuze iragikora, ntihinduka, ntisaza, ntinanirwa, nubwo abantu bacika intege ku byo barwana nabyo, ariko Imana icyo yavuze iracyuzuza. Ni ukuvuga ngo Isaka yasobanuye icyo Imana yavuze ko icyo Imana yavuze. Isaka risobanura ngo ni umwuzuro w'amasezerano. N'umwuzuro w'amasezerano. Imana ya Iburahimu ni Imana y'igicaniro, Imana ya Isaka ni Imana y'amasezerano, Imana ya Yakobo ni Imana y'igicaniro. Yego. Noneho Isaka rero wari urimo amasezerano akomeye kandi aremereye Imana yari yamuhaye. Umunsi umwe ngo Imana yabwiye Iburahimu ngo najye kumujyana mujye ku musozi Moriya, amujyane kuri Moriya, ajane Isaka kuri Moriya. Ajane Isaka kuri Moriya. Nico yambwira ngo aje kumutamba nk'igitambo, kandi mu mategeko nta muntu watambwaga nk'igitambo. Lakini Mungu amejaribu imani ya Ibrahimu. Imana ngo yagerageje kwizera kwa Ibrahimu. Ibrahimu ngo aragenda ajana n'umuhungu we, ajana n'amasho, ajana n'imbugita, yajanye imbugita, ajana n'abagaragu, ajana n'inkwi. Ariko ngo bageze mu nzira umuhungu aramaze ateze ko dufite ibyo tugomba ibikorwa by'igitambo. Umwana w'intama y'igitambo uri hehe? Ibrahimu ngo akamujibu kwa Imana, amusubiza kubwizera, aramubwira ngo Imana iri bwirokere. Hari igihe rero ducira Imana inzira, ariko Imana izi inzira izica, kuko inzira z'Imana ni ibihumbi byinshi. Mujyana rero ku musozi wa Moriya, akora imirimo, aramuhambira. Umwana aremera, kandi ngo ari umusore umaze kuba umusore w'umugenda, umusore mwiza. Ariko Ibrahimu ntigeze, nako Isaka ntigeze bimugora namba. Ariko igihe atoye imbugita yenda kumusogota, ngo yumva ko ijuru rikinguka, ngo kuko ijuru ngo ryaza ryitegereza icyo gikorwa Ibrahimu ngo yakoze. Noneho nico gihijwe ryavugiye mu ijuru, arabwira ngo Ibrahimu igira icyo twara umwana wawe Isaka, mumenye neza kuko nkunda. Noneho nicyo cyatumye aho hantu hitwa ngo ni Yehova Yire, bisobanura ngo ni Imana iri kumwe natwe. Moriya. Ku musozi Moriya rero ariko haje kuva irindi zina. Iyo usoma kuri 22 no ku murongo heka, aho hantu ngo yahise ngo ni Yehova Yire, Imana nayihariye. Imana idashaka ko tubibangikanya n'izindi mana. Ni Imana yihariye, iba mu mbaraga zayo no mu butsinzi bwayo. Rero Imana ntibishaka ko tuyigereranya n'ikindi cyitwa imana, kuko muri Isiraheli Imana bagendaga biremera ibishushanyo bakabyita imana yabo, bakagenda biremera ibicocero bakabyita imana yabo. Ariko Imana irababwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Iyi Mana ni imwe rukumbi, Imana ni imwe ntibangikanya, ntiwoyigereranya n'icyo ari cyo cyose, irihagije mu bumana bwayo. Niyo mpamvu rero Imana ni omnipresent, ni omniscient, ni omnipotent. Ni Imana ishobora byose, izi byose, ikiranuka muri byose. Kubera ko Imana ishobora byose, izi byose, kandi iba hose, ntikunda ko tuyibangikanya. Zishaka ngo nimba Imana imeze nka kwa kundi k'umugore, n'urugo rw'umugabo n'umugore. Nimba waramaze kwemezanya n'umugore cyangwa umukobwa ko muzabana, biba byiza ngo wongere kandi umugire ikihundi cyangwa se umubangikanye n'undi, aba ari umwe gusa. Nimba twaramaze gukobwa n'amaraso ya Yesu, tukaba twemera ko tugendana urupfu rwa Yesu mu mibiri, tugomba gutunga Imana imwe gusa. Okay, urakoze kuri ico kibazo cyangwa se ico gisubizo. Aho ni ryari cyangwa se nukubera iki Yesu yumvise bagomba kubabwira ngo ta yindi Mana mu maso yanje? Ese yarabonye bafite izindi, yarabonye bimeze bite kugira ngo babwire iryo jambo yuko bagomba kugira Imana imwe gusa? Urakoze cyane.
ni ukuvuga ngo Yesu, ndatekereza kuko Yesu kugira ngo abwire abigishwa ngo ntimukagire izindi mana, nuko yari azi ko mu gihe atazaba akiri kumwe nawe hazabaho izindi nyigisho zikomeye z'imikibigwamana zitwa imana. Urabona mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera habaga ibigirwamana. Iyo tugenda katika safari za Pawulo mu ngendo zitandukanye umukozi w'Imana Paul yakoze, hari aho yagenda agasanga igisagara cyuzuye ibigirwamana, agasanga yageze muri Korinto ahasanga habaho imana bazabita ngo ni Afrodito, bahita ngo ni imana y'urukundo, ikigirwamana kandi cyari ikigirwamana cy'ikigore bacitiriraga amazina. Yesu arababwira ati rero ntabwo nifuza ko mugira izindi mana, mugomba gutunga imana imwe rukumbi, kubera kuko muri iyo si hariho ibindi byitwa imana ariko atari imana nyakuri. Urakoze cyane pastor. Ni ukuvuga ngo dufite itegeko rivuga ngo nta yindi mana mu maso, ntimukagira izindi mana mu maso yanje. y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ni imwe gusa. Imana ni imwe gusa. Okay, urakoze rero. Aho ngaho niho nshaka kugaruka kuri iyo jambo yuko twahawe kutagira izindi mana mu maso y'indi mana, Imana nyakuri. Izi mana nshaka kuvuga wenda dushobora kuba wenda ku bwanje ntekereza, ndamutse ku rugero uyu munsi wa none mvuze ati shobora kuba nabaza imana ibajwe mu kigirwamana kabijya by'Abahinde, kagira ikigirwamana, ni ukuvuga ngo makoze icaha. Yego, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo icyo wise imana atari imana nyakuri. Hari imana z'ibigirwamana, ibyo iyo ziba ari imana icyo aba ari ikigirwamana, ariko imana nyakuri ni imana itabangikanywa, ni imana utoyigereranya n'icyo ari cyo cyose. Rero ugiye ukiremera ikintu ukagitereka hariya ukacita imana, ntabwo aba ari imana, ni ikigirwamana. Ikigirwamana n'imana ni ibintu bitandukanye bidasa. Gusa ucitse ikigirwamana ugarangiza ukumva ugomba kugishakira ibitambo, ukumva ugomba kugikorera imihango ikigenewe, ntabwo aba ari imana, ni ikigirwamana. Kuko imana yacu imana yihagije itabangikanywa, utogereranya n'ikindi icyo ari cyo cyose. Urakoze. Ibyo ni ibibajwe, ariko hari ibitagaragara mu buryo bugaragarira abantu. Twagize imana muri twe. Ibi byo ibitagaragarira amaso y'abantu byiswe ibyo cyane twizera kuruta imana yaturemye, cyangwa dukunda cyane kuruta n'imana yaturemye, kuko imana iratubwira ngo titugire izindi mana mu maso yayo, ariko twebwe tukarengaho tukagira izindi mana zitagaragarira amaso y'abantu mu buryo bwo mu mwuka, niko reka mbivuge gutyo. Mu gihe mfite imana nk'iyo, cyangwa se mu gihe nizera izindi mana mu buryo bwo mu mwuka w'umwijima ku rugero, mu ico gihe se ntabwo mba mparetse iriya mana n'ubundi yatubwiye tutugira izindi mana mu maso yayo. Nakoze cyane mubajije ikibazo cyiza. Ibitagaragara nyine ntibiba bigaragara, kuko imana yacu iragaragara. Kubera ko imana yacu igaragara, ibyo mwita bitagaragara ntibigaragara nyine. Ibitagaragara ntibiba bigaragara, biba mu mwijima. Yesu yasanze siri mu mwijima. Yesu yaje ari umuco w'isi. Ugendera utunze Yesu Kristo aba mu muco, agendera mu muco, akora iby'umuco. Ibitagaragara rero dufate umwanya twige ku bitagaragara byo mu mwijima, dufite imana igaragara kandi yadushize yaduhaye ubwiza bwayo, tukaba tugendana umuco, tukaba tugendana imana rurema. Twige ibitagaragara. Ibyo bitagaragara nyine biba mu mwijima, nsibyo kuko nta kamaro kabyo. Urakoze cyane. Ijambo ryiza tubwire ku magambo incamake nyaraka za Paulo. Urakoze cyane, asante sana. Unauliza swali kubwa, wajibu ikibazo cyiza cy'umusaruro kandi cy'agaciro.
inzandiko za Pawulo rero ni kimwe cya kabiri cy'isezerano risha. Umukozi w'Imana witwa Paul yari umusava, yari umunyabwenge cyane, yari yarize. Iwabo wa Pawulo itaruso hari ahantu h'amahana, hari ahantu h'agaciro cyane. Ariko kubera ko tubajije ikibazo cy'inyaraka za Pawulo, inyaraka za Pawulo rero ni 13. Muri izo nyaraka 13 rero tubanziriza Abaroma, tukaja mu rwa mbere rw'Abikorinto n'urwa kabiri rw'Abikorinto, twarangiza tukaja mu rw'Abagalatiya, twavamo mu rw'Abagalatiya tukaja mu rw'Abaefeso, Abafilipi, Abakolosayi, urwa mbere rw'Abitesalonike n'urwa kabiri, n'urwa Timoteyo rwa mbere n'urwa kabiri, ndetse n'urwandiko rwa Tito. Izo nzandiko ko zose ko ari 13 zigabuye mu buryo bune. Abahanga bazigabuye mu buryo bune mu bijyanye n'uburyo Paul yagiye azandikamo. Uhereye mu Baroma ukageza mu Bagalatiya, azazita muri nyaraka n'inzandiko zivuga hejuru y'ubutsinzi isi yose abemera Imana bizeye dushingiye ku mbaraga z'umusaraba wa Yesu. Kuko zivuga agaciro k'umusaraba, zikavuga n'imbaraga zo kuzuka no gupfa no kuzuka by'umwami, nubwo zose arizo zikubiye, ariko izo bavuga ngo ni nyaraka z'umusaraba, zivuga hejuru y'ubutsinzi bwo ku musaraba. Igice cya kabiri rero ni Abaefeso, Abafilipi n'Abakolosayi na Filimoni. Izo nzandiko rero nazo Paul yazanditse ari muri gereza, akangurira amatorero y'icyo gihe, kuko yari yagize abigisha abandi bigisha ariko atari abigisha nyakuri. Ariko by'umwihariko urwandiko rwa Filimoni bazarwita ngo ni urwandiko rw'umuntu ku giti cye. Izindi ni inzandiko yandikiraga amatorero, ariko urwandiko rwa Filimoni ni urwandiko rw'umwihariko. Kandi uru rwandiko bazavuga ngo ni urwandiko rugira inyigisho z'ubwenge cyane, kandi ngo rugira inyigisho z'ubwitonzi cyane, kuko ni urwandiko ruhuza abagabo babiri batanye kandi batari bafite guhura. Sindutindaho. Noneho rero Abakolosayi, Abaefeso, Abafilipi n'izindi zandiko yagiye yandikira ahantu amatorero, itorero ry'Ifilipi, itorero ry'Ikolosayi, itorero ryo muri Efeso. Noneho rero itsinda rya gatatu rero ni itsinda ry'inzandiko z'Abatesalonike muri Akaya. Noneho izi nzandiko rero bazazita ngo ni inzandiko z'ubuhanuzi, zivuga kugaruka kwa Yesu, zikavuga n'ubutsinzi bukomeye, nubwo byagiye hagumye kubaho intambara zitandukanye ari muri Akaya, ariko byatumye Paul abandikira inzandiko abemeza ko zanga byakunda Kristo azagaruka mu bwami. Urudandiko za gatatu rero, itsinda rya kane, itsinda bazabita ngo ni inzandiko z'abungeri, urwa mbere rwa Timoteyo n'urwa kabiri ndetse n'iza Tito. Muri make rero inzandiko za Paul ni 13 zigabuye mu matsinda ane, kandi zose zuzurira muri Kristo Yesu, kuko Kristo niwe mwuzuro wa byose. Bukeya ku kibazo ndi bubaze wenda, uravuze ngo izi nzandiko zose ko ari 13, uvuga ko urwandiko rwa Filimoni ari urwandiko umuntu yandikiye undi ku giti cye, kugira ngo ahuze abantu babiri bari baragize gute badahuza, kubumvikanisha mbese nk'abari barashwanye mu mvugo ya none, abari barashwanye bongere bahure. Nika ko washatse kubivuga. Kubera iki iwe yabitandukanyije n'izi z'amatorero? Urakoze cyane. Urwandiko rwa Filimoni impamvu bagwita ngo ni waraka wa mutu binafsi, urwandiko rw'umuntu ku giti cye. Urabona Filimoni yari umugabo wari utuye Kolosayi kandi yari umukire cyane. Mu rugo rwe yaratunze imbata nyinshi kandi zitandukanye. Muri izo mbata rero habaga imbata hariho imbata Onesimo. Uwo Onesimo yaje gutegwa n'agatima kabi aza kwiba shebuja, ngo yibe shebuja rero habaga ibihano zahanwaga umuntu wibaga shebuja. Ibyo bihano byahabaga mu mbata. Noneho Onesimo ngo abone nta kindi kimubereye, arahunga. Uburyo yikuye za Kolosayi ajya i Roma,
urwo rugendo tuba tumenya, ariko tuba twisanga amakuru ari i Roma. Ahasanga Pawulo yari ageze imyaka 2, haleluya. Kandi muri iyo myaka 2 Paul, abahanga bazavuga ngo nico gihe Paul yabwirije itorero, azana abantu benshi kuri Yesu Kristo, kubera ko iyo yari atuje ari mu nzu ye, ntabwo yari afite safari, nubwo yari afunzwe, bari bamufunze ariko ntibari bafunze ijambo ry'Imana, bari bafunze Pawulo w'umubiri, ariko Pawulo wo mu buryo bw'ijambo ry'Imana no mu mwuka yakomeje gukora ibikorwa byiza bya Yesu. Ariko dukuraho kubwira inshuti n'abavandimwe badukurikira, iki gihe cyo kugira icyo twitwaza kubera impamvu runaka, ngo akazi katumye tudakora ibi, cyangwa ngo impamvu ni iyi ngiyi. Paul ari i Roma, bari bamufunze, ariko bari bafunze Paul w'umubiri, ariko Paul w'umwuka yakomeje gukora ibikorwa byiza bya Yesu Kristo. Ntacyo tuzireguza, kuko dufite na ba Paul bakoze bari mu nzu z'imbohe. Rero Onesimo aza kwakirizwa, Paul amubwiriza ubutumwa bwiza, arakizwa, ngo arangize gukizwa. Kubera ko i Roma hagendererwaga, Paul aza kugira gutekereza ko Filimoni ashobora kumenya ko Onesimo ari umufite. Biba ngombwa rero ko amusubiza shebuja. Arangije kumusubiza shebuja, rero yandika urwandiko aruhereza umugabo witwa Tukiko na Onesimo, ngo barujane barushire shebuja. Ni urwandiko rwiza, ni urwandiko navuze ngo rufite ubwenge, rwujuje ubwenge n'ubuziranenge bw'Imana. Ni narwo rwandiko rugira igice, rugira isura imwe, rukagira n'iverite 25. Igice gikuru cy'uru rwandiko ni igice cya mbere, ni isura ya mbere n'umurongo 18 n'u19. Avuga ngo cyatumye dutandukana gatoya, umuntu kugira ngo tuzabane iteka. Adamu wa mbere yadukuye mu bwiza bwo kugendererwa n'Imana. Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo arongera kandi aza kuduhuza n'Imana. Niyo mpamvu yaduhurije n'Imana. Ubu turi abana b'Imana. Urakoze cyane Pastor, ubwo bose kuri urwo rwandiko. Ndasubira ku nzandiko za Timotheo. Wavuze ko yazandikiye abashumba. Gato impamvu yumvishe ko abashumba nabo kwandikirwa. Urakoze cyane. Nuko igikorwa cyose kigomba kugira ugihagarariye. Urabona, ukuvuga ngo igikorwa usibye n'itorero, n'urwo rw'umuntu rugira uruhagarariye. Itorero ry'Imana naryo rigomba kugira umuntu urihagarariye. Rero Paul yanditse izi nzandiko arimo ahugura abakuru b'itorero uko bagomba kugenzerezwa, n'ubwo bagomba kuragira umukumbi w'Imana. Nubwo Paul nubwo yari intumwa, si byose, ntabwo yafunguye amatora, ariko ntiyayoboye amatorero, yayasigiraga abungeri. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga umwungeri, ni umuntu wemera kuyobora. Iyo bavuga umwungeri, ni umuntu wemera kuyobora umukumbi cyangwa se kuyobora abantu. Niyo mpamvu rero, mu mpamvu zatumye Paul yandika izandiko z'abungeri, ni ukubahugura no kubahereza inama, kugira ngo bazashobore guhugura no kuyobora neza umukumbi w'Imana, badahatwa, batagononwa, batawuragiza inkoni n'igitutu. Ariko Paul yandika izandiko abahereza icyerekezo cyo kuyobora umukumbi w'Imana neza. Urakoze. Yabandikiye ababwira yuko bagomba kuyobora umukumbi w'Imana neza. Aho ndasa n'ubatindaho bukeya, kuko urumva ko yabandikiye asa n'ubahugura, ababwira yuko bagomba kuyobora umukumbi, cyangwa se gufata umukumbi w'Imana neza, bakawuyobora mu bushake bwayo kuko Imana ibishaka, kandi bakawuyobora nk'uko Imana yabibahaye. Kuri none rero dufite, cyangwa se hari abashumba cyangwa se umushumba ushobora kuba abana n'abakristo ku rugero, ariko atobasha kubayobora neza nk'uko yandikiwe na Paul. Icyo gihe biterwa n'iki kugira ngo umuntu ntakurikize amahame ya Paul yanditse? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, ubundi iyo twiga umurongozi, umurideri, hari umurideri n'uburideri, hariho umushumba,
hakaba ari umurongozi n'uburongozi. Uburongozi rero hari igihe umuntu ashobora kuba umushumba ariko adafite impano yo kurongora, kuko iby'iki gihe rero byaravangavanze, niyo mpamvu tutari mu kubimenya. Hari igihe umuntu ashobora kuba ari umuyobozi ariko adashoboye, ari umurideri ariko afite uburideri muri we, si byose ari umurideri, kuko habaho umurideri n'uburideri, ariho umushumba, ariho umurongozi, akaba no kurongora ikintu, si uko se? Ni ukuvuga mu yandi magambo rero, iyo umuntu abaye umuyobozi ntamenye gukora icyo agomba gukora mu gihe cye, ntagikore neza, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo twebwe ntitugomba kumushyiramo umwikomo, tumusabira ku Mana. Imana rero yamuhaye cya kintu arimo yicagura nabi, Imana niyo izakimubaza. Pawulo yaranditse ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Niba twemera ko turi abarongozi, twemera ko tugomba gukora n'igikorwa twemeye, twarahiriye, tukagikora neza, tukagikora neza. Usibye ko muri iki gihe hariho kumenya kuyobora, ariko hakaba n'abo tuyobora batunaniza. Mu yandi magambo rero, agashaka kwinjira mu bitamureba. Ubundi umukristo areba ibimureba, ibitamureba akabirekera abo bireba. Ikibazo nuko twabaye abagenzuzi bitari ibyacu. Yego, urakoze cyane. Nanone kuko dukoze kuri iki kintu, acira inzandiko Pawulo yandikiye abashumba, abepiskopi, abepiskopi ni kako bivuga gutyo, twaje gutinda, ariko reka ngaruke kuri ibi. Kuri none, kuri uyu munsi, cyangwa se kuri none ibyo tubona cyangwa se ibyo twebwe tubamo rusange nk'abantu, ni ukubera iki abashumba cyangwa se umushumba bashobora kuba mu ikanisa rimwe, bwaca batandukana, ntibasubire kongera kuza bahuza ibiterane, bagasa n'abantu batandukanye nk'abantu bakoroganye, kandi babyita ko umwe yagize gute, mbese yaguye kwagura, nika bivuge gutyo, kuko benshi basigaye bavuga mu mvugo imeze gutyo, yaguye irindi torero. Ariko igihe cy'ibiterane bagasa n'abapinganwa nk'aho hari ikintu bashobora kuba barapfuye. Ikintu kimeze gute Pastor? Urakoze cyane, wajeje ikibazo ciza. Ikibi cyose gikomoka kuri Satani, kuko Satani niwe se w'umuzi mubi. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, tubanye mu itorero, bwaca nkumva nanjye ngomba gutangira irindi torero, cyangwa se nkumva umuhamagaro uransukumira gutangiza ikindi gikorwa, undi murimo wa Yesu. Mu mategeko abaho, nta mubyeyi wanga kongera kubyara abandi bana. Nubwo yabyaye umwana ngo reka rekera umwana akabyara abandi, oya, aba ari umwuka mubi. Tugomba kubyara abana, tukabyara n'abandi bana, kuko ni igikorwa cyose cyiza kirahaguka. Ubundi umuntu urwanya igikorwa cyiza wakoze kandi ntacyo mupfa, nawe siwe n'umwanzi umutererera kwangana, kuko kwangana si umuzi ukomoka ku Mana, ahubwo ni umuzi ukomoka kuri Satani. Ngwereze uko Bibiliya zivuga. Bibiliya zivuga mu gitabo cy'itangira ibice 4, ngo Imana yigeze kubwira Kayini, kuri kugira ati kumbona Satani yujuje umutima wawe bibi, kandi nkaba mbona ese wewe wokora ibyiza nti wo kwemerwa. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, iyo umuntu yaguye igikorwa cye, umuntu akagira iyerekwa rye, nta mpamvu yo kumva ko hagomba kuba kwangana. Tugomba gukundana, tukagenderana, ni mwene data muri Kristo Yesu. Ni mushumba, ni umukozi w'Imana, tugomba guhurira mu biterane, tugatumirana, tukabana. Rero umwuka wo kwangana no kudatumirana, cyo mbona ko atari umwuka mwiza, ni umwuka ukomoka kuri Satani, kuko Satani Satani ni umuzi w'ibibi byose, kandi niwe nyirabyo. Urakoze cyane. Tugera ku musozo wacu Pastor. Bibiliya izivuga mu gitabo cya Zaburi n'Imantibesha igice cya mbere, umurongo wa mbere, azavuga ngo
ngo bivuga ngo ntukicarane n'abakobanyi. Bibiliya mu gitabo cya Zaburi. Tubwire gato niki Yesu yashatse kuvuga, niki Imana yashatse kuvuga aho ngaho. Murakoze cyane, wajije ikibazo cyiza. Muri Zaburi igizwe n'indirimbo nyinshi, Zaburi igizwe n'indirimbo nyinshi zitandukanye. Yego. Muri indirimbo 150 zagiye ziririmbwa n'abantu batandukanye kandi baziririmba mu bihe bitandukanye. Ariko muri iki gihe ubajijemo uyu mwanditsi w'Izaburi arimo aririmba, yarimo asingiza Imana n'igisingizo, avuga hejuru y'amahirwe, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni ukuvuga ngo umunyamahirwe rero n'utagendera mu bibi, n'udatekereza bibi, n'udakora bibi. Nahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Icyo Bibiliya yita abanyabyaha, icyo Bibiliya inenga ku munyabyaha. Ubundi umunyabyaha ni umuntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu utaravuka ubwa kabiri. Rero bene uwo nguwo rero Bibiliya ntiduhangurira kugira agaciro nawe, ariko Bibiliya ntitubwira ngo tumwange. Bibiliya tubwira ngo tugomba kumusanga tukamugaruza neza kandi tukamuganiriza neza. Ariko Bibiliya iravuga ngo tukicarane nawe. Mu yandi magambo ntibidukwiriye ko tugirana agashesho nawe. Biradukwiriye ko tumuganiriza tukamubwira Yesu Kristo, tukanamusengera. Twakumva atarimo abyumva, twagira umutwaro wo kujya guhora tumusengera ku Mana. Ariko ntitugire rerese n'ishipa, ariko ntitugire agatima kabi nawe. Nubwo atumva imyizerere yawe, ariko ntibivugitse ko atari kiremwa muntu. Bibiliya iravuga ngo ntahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Iyi migambi y'ababi ni umuntu wese utari mu cyerekezo urimo, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha kandi uzi gukobana, n'urwango n'amagambo mabi. Mukirirwe muvuga urugambo rubi, burage zipfuye zidasobanutse. Kibi tubona ku mamedia, ngibi bizirwa ubona bicicikana hirya no hino ku social media. Biriya by'urugambo no gutukana no kugira ati Bibiliya irabyanga. Hanyuma pastor, ndashaka gusoza kuri ikintu, kadusoze nubwo mbabonye gusoza sinsoze, dusoze ku ikintu kuki kuri none umuntu ushobora kuba wenda yarabaye divorce, yaratandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore, ariko mu itorero agahabwa inshingano. Bikwiriye kubera iki uyu munsi bihari? Impamvu bihari ni ikinyejana cy'isi ya none y'imperuka, ariko ntibikwiriye. Kubera iyo mpamvu bidakwiriye gute? Kandi nawe nicyo ngiye kuvuga. Paul yabivuze gute mu rwa mbere rw'Abikorinto ibice 7. Yaravuze ngo umuntu natana n'umugore cyangwa agatana n'umugabo bazaba babaye igishubaziko. Umuntu akwiriye kongera kandi kwizerwa kuja mu bizera. Nguvuga ngo byandi magambo umuntu wakoze divorce kongera kandi guhabwa inshingano mu kanisa ntago bibaho. Ni byiki genda ntabwo ari ukuri kw'ibyanditswe, kuko ukuri kw'ibyanditswe suko. Niyo mpamvu rero n'ababikora rero n'abazadukurikirana bazatubaze, tuzashaka ibyanditswe tubaganirize. Suku ntawo warananiwe n'ibye waje kuyobora ibindi. Bibiliya ivuga, Paul yaravuze ngo umugabo udashoboye kuyobora urugo rwe ntagomba kuyobora umukumbi w'Imana. Ntabwo warabuze responsibility zo kuyobora ibyawe, numara wongere kandi wumve ko ushoboye kuyobora iby'abandi bayoboretse. Ibyawe byarakunaniye ukajya kuyobora ingo z'abandi ziri ku murongo zimeze neza, ntibibaho. Nimba abana bihabwa bakabihabwa si ukuri kubyanditswe. Ni ukuvuga ngo baba bakora ibintu bitari, baba bakoze ikinyume n'ibyanditswe. Yego, urakoze pastor. Nanone niki kintu ku mutima wawe kumushumba ushobora kubwira abiki gihe bakora izo ngibyo? Murakoze cyane. Icyo inama dushobora gutanga n'imvuguro, turasaba ko abantu bongera kandi bagasubira ku gicaniro, bakongera kandi bagasenga Imana, bagasoma Bibiliya,
ukuri bakakwita ukuri, n'ikinyoma bakagicita ikinyoma. Batandukanye, ikintu cyose gitandukanye n'ikindi, n'ababikora n'abameze batyo babishigikira batyo, rwose bisubireho, bazagendererwe, basubire mu byanditswe, basome, bumve ijambo ry'Imana icyo bibivuga, icyo Bibiliya itaduhangurira. Nta kindi kintu twakora, kuko Bibiliya ni ukuri kuzuye, kandi Bibiliya ni impumeko y'Imana yuzuye 100%. Urakoze cyane Pastor. Murakoze namwe. Imana igumugisha. Asante sana. Tuzasubira ejo. Murakoze cyane. Cyangwa undi munsi. Murakoze cyane. Yesu adutijije ubuzima. Yesu. Natwe dufashe umwanya mwiza wo kubashimira, by'umwihariko icyizere mwatugiriye, gutekereza ko muze tukaganira hejuru y'ijambo ry'Imana no kubazanya aho tugejeje ubwami bw'Imana. Inzira y'Imana ni ndende, nuguhora dukizwa buri munsi, kuzageza Kristo agarutse. Icyizere mwatugiriye rero, turabasabira ngo Imana ibongerere amavuta kandi ikomeze ibahereze kwaguka muri byose. Asante cyane. Murakoze cyane inshuti za Moriya TV, mugira amahoro y'Imana.